reka nizere ko umeze neza cyane, nizere ko ugenda urushaho guhirwa n'ibikora bya buri munsi. Twe turi 5TV Rwanda, tugaruka ku makuru menshi bagezweho, one of the trending stories, top stories, show business, social life, trendings, politics. So ni byinshi cyane tugarukaho, reka mushimire rero wakanze subscribe cyangwa se abone mu ndimi z'amahanga. Mushimire nawe tugenda tubana amasaha 24 ku yandi. Namakuru tugarukaho, ariko uyu munsi tugiye kugaruka ku makuru ngira ngo ni mu karere ka Kirehe mu ntara y'Uburasirazuba. Na makuru twahavanye, imwe mu baturage twaganiye nabo kabisa wemeye kutuganiza, atubwira byinshi cyane ku biri kubera hano muri aka karere. Ndagira ngo tubanze twumve video, hanyuma tuze kugaruka nyuma tureba uko bimeze, cyangwa se tureba tunyura mu makuru nyirizina, tureba uko byifashe nuko bihagaze uyu munsi. Reka tubanze twumve uyu musaza icyo atuganiza, hanyuma tugaruka nyuma. Cy'ubuharike, impamvu muri Karenge mwabonye hakomeje kugenda haba ibibazo cyane, n'umuyobozi w'umudugudu wa Karenge nawe icyo kibazo aragifite. Njyewe ubwanjye yantwariye umugore amuvana muri Karenge amujyana mu karere ka Kayonza mu mudugudu wa Nyabiyenzi. Ubu niho amutungiye. Umugore yantwaye ibintu byose, ibikoresho bigizwe n'urugo, n'umurasire, n'igare, n'ivido, n'isekuru, urugo rwose ararusahura. Ubu yampaye umwana n'ijya umugendana, ubwo yirirwa yirira amafaranga na mudugudu bagiye gushinga y'akabari. Ni inkuru isekeje ariko nanone inababaje, ifite uburyo kibabajemo, ndetse n'ukuntu isekeje kumva ko hari ubundi muri community like kera gutwarwa umugore cyangwa se kuba umuntu yazaga gutwarira umugore ntabwo cyari icyaha, ahubwo cyari ubugwari, cyari ubugwari nyine. Ariko ntabwo uyu munsi kameme ntabwo tuvuga ngo abantu dutwara abagore b'abandi tugerageza kugaragaza ubugabo, oya ntabwo ariko biri. Ahubwo hari amategeko yubatse muri community, hari ibigomba gukurikizwa, hari ibigomba kugenda ku murongo. Uyu ni umugabo utuye mu murenge wa Ntashyo mu karere ka Kirehe, twaganiriye nawe. Ahangaha yagaragazaga ikibazo yari afite cy'uko gitifu umukuru w'umudugudu, muraza kumbabarira, umukuru w'umudugudu yamutwariye umugore. Amategeko ntabwo ndi expert mu mategeko, ariko hari ibigomba gukurikizwa. Ntabwo uza ngo utware umuntu gutya. So nkeka ko iki ni ikibazo cyagarutsweho cyane hano. Navuga ko hano hari inzego z'ubuyobozi, abaturage bagaragaza ikibazo cyabo, cyakoze we yaje kutwigira nk'itangazamakuru. Ariko ahangaha haravuga ko umukuru w'umudugudu yamutwariye umugore. Ni ibintu mu by'ukuri bisanzwe ndabimenyereye ko umuntu runaka ashobora gutwarira umugore, ariko ntabwo bisanzwe bimenyerewe kameme muri komite y'u Rwanda. Ahubwo wenda birashoboka ko umuntu ashobora guhitamo kujya gushaka undi, ariko ntabwo dusanzwe tuzi icyo gutwarwa, ntabwo dusanzwe tuzi icyo imeze nk'amarushanwa, gutwara umugore wundi, undi agatwara umugabo wundi, gutyo. Ni kimwe mu bintu bibi cyane binadindiza iterambere, bidindiza iterambere kuri community, bidindiza iterambere ry'umuryango. Uyu mugabo arakubwira ko umugore amusigiye abana, akamutwara imitungo yari afite, imwe mu yashoboye gutwara. Byakaba ari ibintu bibafasha babiri, ariko urabona ko byagiye mu rundi rugo, ndetse n'urugo rwa mudugudu. Navuga ko nubwo wenda umugore atarabizi, ariko guhera uyu munsi yarabimenye. Si ibyo gusa, n'abo bana baba batangiye kujya mu itangazamakuru mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse navuga ko ari mudugudu. Nuvuga ngo ni ikintu yakoze ariko cyambukiranyije imiryango. Cyahereye kuri uyu watwawe umugore, gifata abana, gifata kwa mudugudu, gifata naho handi bari muri Kayonza muri community. Nayo community buriya rimwe na rimwe wimukanye ibyago ujya guteza ibyaga handi. However, kubera iki mbivuga,
ni ukubera ko community ubundi ni magirirane, buriya umuntu adipendinga ku rundi, yaba ari umukire cyangwa se umukene adipendinga ku rundi. That's why dukenera nyine ko community cyangwa se umuryango mugari uba urimo abantu bazima. Ntabwo ushobora kugira umuryango mugari urimo abantu batwara abagore, abantu bagira ibindi n'ibindi. Ariko mu busanzwe bijyanye n'ubuyobozi cyangwa se guhera kuri mutwarasibo, ngira ngo hari amakuru menshi twagiye twumva, ba mutwarasibo bakubita abantu bitwaje inzego, ariko iyo bibashe kumenyekana cyangwa se bikajya hanze, navuga ko bigira ingaruka nyinshi cyane kuri uwo muntu, kubera ko umuyobozi rimwe na rimwe ni umuntu ukwiye kwigirwaho, umuntu ukwiye kureberwaho, ni umuntu navuga ko abantu bakwiye kugira ibintu bitandukanye bamwigiraho, bitandukanye n'uko tuzabona runaka na runaka umuturage nyine ni umuturage, byakora arabikora akagenda, ariko wowe muyobozi you have to be exemplary to the community, kubera ko ntabwo uzayobora abantu. Ahangaha ngira ngo reka twongere tubumve neza, aragaragaza ko yatwariwe umugore, ariko noneho uwo mudugudu akaba akiri mu nshingano. Urumva ko bitandukanye n'uko umuturage, kuko umuturage nta nshingano arimo, abarwana n'ubuzima bwe, ariko arakubwira ngo aracyari mu nshingano, usibye ko hano kuri tele aha hari ubuyobozi atahageze. Ahangaha hari ubuyobozi guhera ku karere ukamanuka ukagera kuri mutwarasibo, ariko we ntabwo yahageze. Sinzi, ntabwo of course ntabwo navuga ngo ni ukubera ko wenda yahungaga icyaha, ntabwo ariko ugafite izindi mpamvu atahageze. Gusa iyo biza kuba amahirwe twari bubashe kumubona. Reka twumve agaruka ku kuba uwo mudugudu wamutwariye umugore akiri mu nshingano. Abagore nabo bahitamo nyine bakagenda, ukabuze ko umutunze afite undi mugabo, ndetse uyu unasuzumye usanga abagore aribo bafite abagabo, aho umugabo agatunze abagore benshi, umugore ari utunze abagabo benshi. N'umuyobozi w'umudugudu wa Karenge ubu yantwariye umugore n'umutunzi. Wegeze ubona agaragara se kuba bamuvuga wegeze ubona agaragara? Ntabwo agaragara kubera icyo kibazo, ariko n'ubu aracyari umuyobozi. Sobanuye mwumvisha uko byifashe cyangwa se uko bihagaze uyu munsi. Hari inzego zitandukanye, hari icyo amategeko agena, hari icyo inzego za leta zifasha, especially ku bantu baba bari mu buyobozi, byumvikana ko baba babizi neza cyane, ndetse n'abaturage hari ibyo baba bazi bagomba gukurikiza inzira mu buryo bwo kwirinda violence cyangwa se ibisa na violence. Ngewe uyu muturage twaraganiye, numva ikibazo cye, numva ikibazo gisa naho gikomeye, ariko muri community hari hepfiri usanga bavuga ngo byagenze gutya nyine, kwa kundi ntazibana zidakomanya amahembe, ariko iyo wegereye umwe wumva afite agahinda ke, n'undi wamwegera ukumva afite agahinda ke. Ariko iyo bigeze ku muryango, umugore n'umugabo, hari ibiba biri ngombwa ko byirengagizwa kubera inyungu z'abana cyangwa se ababakomokaho. Ndagushimiye, ndi The 5 in 5 TV Rwanda. Ndagushimiye tubana buri munsi, ndagushimiye nawe wakanze subscribe cyangwa se sabone mu ndimi z'amahanga. Reka nkubwire ngo God bless.